Sashimwa nabarabo harugunda cyeka bumva ijwi ryanjye nibwo ntafata mikoro ye. Barakoze cyane abaririmbye batubwiye amagambo meza cyane. Inyoni ntizibiba, uburabyo ntibugura imyenda, ariko ibi byose Uwiteka arabizi. Ndetse ntabwo turusha uburabyo kwambara neza. Ibi binyibukije musibo n'ejo narindi yaho nkorera ni hafi ya Nyungwe neza. Nagize njyabo n'abatungo muri Nyungwe bajaruhengere bayita ibitera ino bazitinyara zari 24. Harimo utwana dutandatu, harimo n'ibinini nakwita ibigabo 5, harimo na fandi wabyo wari ubiyoboye wagendaga imbere. Ariko nkomeje kwitegereza nguriye kuri amagambo y'ibyo bavuze, mbona mwe 3 zari zihetse utwana duto cyane, wabonaga tuvutse nk'umunsi umwe cyangwa 2. Harimo ni yari ihetse 2 yarabyaye impanga, kamwe gafite hano akandi gafite. Dushaka kwitegereza bazo umuhungu twari kubete, ariko ibi irimo iravundikira, birihetse ntibizayivomera, nta mazi nta kirakira, tuburi irimo iravundikira. Sinzi ukuntu umuhungu yagiye yegera iyo ngiyo yari ihetse akana, twari duhuye n'akana. Zimaze kugenda nuve mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana, abavandimwe wabyemera utabyemera, mu ijuru hari Imana. Je niko mvuga, mu ijuru hari Imana. Humura nuhura n'ingorane ntuziganyire, mu ijuru hari Imana. Ibibazo nibikuruta humura, mu ijuru hari Imana. Wowe ca bugufi usenga, Imana izagusubiza. Data wa twese uri mu ijuru ukomeye, twebwe turi muri iyi nzu turimo turahamya ko mu ijuru hari Imana. Iyi ngiyi igaburira inyoni, ikagaburira ibisimba, uburabyo ikabwambika, irushaho kutwitaho. Niyo mpamvu turi aha ngaha duhimbaza iri mu ijuru. Akanya tugiye kumara gato cyane, ubane natwe dusoza amahoro mu izina rya Yesu. Kuri amasaha tugiye kwimaga amagambo make cyane, igihe cyagiye ambwira ngo nawe komera shikama guma mu birindiro. Komera shikama guma mu birindiro. Nasomye igitekerezo kimwe cy'umujenerali wayoboye ingabo ajya ku rugamba. Abasirikare bo bari ku rugamba uzabarebe, intwaro zabo ntabwo bazirebesha hejuru, ntibazikira ku rutugu, ahubwo bazitwara imbere aho umwanzi agenje ate ari, kuko abahora yiteguye ko byanze bikunze umwanzi naza bari busakirana. Uyu mujenerali igitekerezo cyavugaga ko yarwanye intambara n'ingabo yoboye, maze barangije intambara baritsinda, batsinda abanzi. Ariko akaga nabonanye umujenerali cyangwa akaga nasomye muri iki gitekerezo, ngo igihe barimo baririmba insinzi ko batsinze umwana, igihe barimo bishima, generali bakora mu ntoki tinduko ngabo zanjye dutsinze umwana. Natwe Yesu Kristo naduhamagara tuzaririmba ko dutsinze umwanzi. Imiruho izaba yarakuweho, ababuze abana bazishima, ababuze abagabo bazishima, abazabuze abagore bazishima, uwazitabura wese muri iyi si icyo gihe azishima. Ngo maze haba umwanzi umwe wari wihishe aho barwaniye, arahaguma, ngo nta kindi yakoze. Yararebye aravuga ati n'ubundi nanjye ndi bupfe nta wundi mwanzuro. Ngo yafashe isasu rimwe arikubita uwo mujenerali hano mu gahanga, umujenerali yikubitazi, ngo agiye gupfa aravuga ati ikimbabaje nuko nari ntagiye kuririmba insinzi none nkabaziza umwanzi. Bavandimwe, Satani arimo ararwana ubuheruka. Ibigeragezo muri 95 Theo ni ujya avuga ngo nimo Theo ajya ambwira ngo jewe ngo ndi mushya mu badive rero ntabwo uri mushya. Uyu mugabo turavuga tujya tusetsa cyane. Muri 95 basamuri twaricaraga twiza amagambo ngibuka avuga ngo mu bihe bijya guheruka isi numvaga bidashoboka,
ngo ikizababwira ko imperuka yegereje abantu bose bazaba bimbumbiye hamwe, bose bazaba bafite konti. Reka ndebe umuntu utagira konti muri banki araharira. Numvaga bidashoboka, umuntu wese azagira konti zagiraga abakozi ba leta, zagiraga abacuruzi bakomeye, bati buri wese azaba afite konti muri banki. Ubu hasigaye iminsi mike sinitinda wakorera n'umuturage aho kugwemba mu ntoki amafaranga akajya kuri banki ukazajya kuyafatirayo. Kandi sinitinda muzarore. Bati kandi icyo gihe buri muntu wese azaba afite ishyirahamwe abarizwamo. Ubutari mu ishyirahamwe ntahuri. Ninde tuzakuguriza agafaranga? Nagiye kuguriza umuntu amafaranga 20,000. Namubwira nshaka mfite ikibazo 20,000 ndashaka kwikemurira ikibazo. Arambwira ati nta shyirahamwe ubamo. Teka. Toho nimba nta shyirahamwe nta uzabona ko hagafara. Ibi ndabyiga muri 95. Ubu ikigezweho nambashyira hamwe ni konti. N'udukecuru bagiye kuduha inkunga perezida baba baramubwira ngo funguza konti amafaranga tuzashyireho. Ariko reka dusome. Ndashaka ko dusoza vuba ni muhumure pe. Samuel ari he? Samuel angawaguruka nkubira usome. Ndebera Yohana ubutumwa 19 murongo wa 6 kugeza ku wa 10. Ihute. Yohana 19 murongo wa 6 tugeze ku wa 10. umurongo wa 6 ugeze ku wa 10. 6 kugeza 10 aranditse ngo abatambyi bakuru n'abasirikare bamubonye batera hejuru bati mubambe. Pilato arababwira ati mube ari mwe mu mujyana mu mubambe kuko jewe ntamubonyeho icyaha. 7 Abayuda baramusubiza bati dufite itegeko kuko kubw'iryo tegeko akwiriye gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Umurongo wa 8 Pilato yumvise ibyo arushaho gutinya, nuko yongera kwinjira mu rukiko maze abaza Yesu ati wavuye he? Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Pilato aramusubiza ati uranyihorera? Ntuzi yuko mfite ububasha bwo kukurekura kandi ko mfite ububasha bwo kukubamba? Umurongo wa 11 Yesu aramusubiza ati ntiwagira ububasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe buvuye mu ijuru. Nicyo gituma ukungabije akurusha icyaha. Urakoze cyane. Icara urakoze. Yesu Kristo nguyu yari yarakoze ibitangaza byinshi cyane. Bavandimwe muribuka ibyo yagiye akora, ariko igihe cyarageze abatambyi bamugirira ishyari. Bamaze kumugirira ishyari baravuga batari ko Yesu tuzamufata dute? Ese tuzamwagiriza icyaha ki? Inama iraterana. Ndetse bahisha Nikodemu kuko ngo baravuga bati Nikodemu twaramwumvise azarosera umugambi wacu. Urukiko rukuru rw'Abayuda, inama nkuru y'Abayuda iraterana. Imaze guterana ifata umwanzuro Yesu bamwambura ubudahangarwa ndetse bamukura mu Bayuda bigicibwa. Noneho bahubwo bashaka kumufata ngo bamushyire Pilato amucira urubanza. Mugenzi komera. Yesu yaguye n'akaga bavandimwe muri iyi si. Pilato ati dore nta cyaha mubonyewe. Abayuda baravuga bati yatakigira tuba tumukuzaniye. Itegeko ryacu ritwemera ko umuntu wese guyigereranya akiyita umwana w'Imana, akiyita Imana, twebwe byanze bikunze tumukura mu Bayuda. Nutamuca urubanza rwo gupfa tuzakurega kuri Kaisari. Pilato umucamanza w'umuswa ngaho yahagaze mu kuri kandi amaze kwemeza ko nta cyaha, ati ngiye kumukubita nindangiza mubahe mu mukoresha icyo mushaka. Uyu mucamanza yari umucamanza mwiza. Mugenzi komera. Yesu ari hafi. Turi mu isi tugoye. Turi mu isi uhinga byinshi ugasarura bike. Turi mu isi ukorera umushahara ntuguhaze. Turi mu isi uzarwariramo.
ukabura ubushobozi bwo kwivuza kandi ufite mituweli. ubu hari imiti bataguha ukoresha mituweli, naho hariyo bataguha kandi wanatanze iki? ariko bavandimwe, nimuhumure, Yesu agiye kuza. Yesu agiye kuza aruhure imiruho abagabo bafite. Yesu agiye kuza aruhure abagore imiruho bafite. Wa mukecuru urahurushye, humura, Yesu agiye kuza kuruhure. Wa mugore urahacogoye, humura, Yesu agiye kuza kuruhure. Yesu nguyu nkuko Samuel maze kudusomera byararangiye, bimaze kurangira bemeza kwapfa, maze abatambyi baravuga bati ariko turamubwirwa n'iki? Yuda arababwira ati je nimunyihera amafaranga nzamubereka, mumpa amafaranga. Ndebera Samuel mu gitabo cyitwa iby'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ugifite wese najyeyo. Ariko Samuel nimba agifite, somera 316. ndakubwira aho usoma, ndasaba gusoza, ndakubwira aho uhera. Ihute. 316 urahera havuga ngo umunsi w'impongano washushanyaga ibyiciro bitatu by'urubanza ruheruka. 316 page. Yego. Ye nabonye. Yego. Ndasoma rero nihuta. Ihute cyane. Umunsi w'impongano washushanyaga ibyiciro bitatu by'urubanza ruheruka. Icya mbere, kuvanwaho kw'ibyaha mu buturo bigendana n'urubanza rwa mbere, ari rwo rubanziriza kugaruka kwa Kristo, ari narwo bigize icyiciro cy'urubanza kagenzuzi. Yego. Uru rubanza rwita ku kugenzura amazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nk'uko umunsi w'impongano werekanaga guhanagurwa kw'ibyaha byicujijwe mu buturo bwera. Yego. Abizera gito bazagaragara, abizera nyakuri hamwe n'umushyikirano wabo na Yesu bizahamywa mu maso y'isi yose, kandi ibyaha byabo bizahanagurwa. Kabiri, komeza. Kohera ihene ya Azazeli mu butayu bishushanya Satani uzabohwa imyaka 1000 mu isi wenyine. Icyo gihe kizatangirana no kugaruka kwa Yesu, kandi kibere rimwe n'icyiciro cya kabiri cy'urubanza ruheruka uzabera mu ijuru. Ibyajijwe 20:4, Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6:2 n'uwa 3. Urwo rubanza ruzaba mu gihe cy'imyaka 1000. Ruzasuzumira hamwe urubanza abanyabyaha bagomba gucibwa, kandi ruhe amahirwe abacunguwe yo gusobanukirwa imyitwarire y'Imana imbere y'ikibazo cy'icyaha n'imbere y'abanyabyaha batemeye agakiza. Urwo rubanza ruzasubiza ibibazo byose abacunguwe bashobora kwibaza ku byerekeye imbabazi no ku butabera bw'Imana, nk'uko abisoma ndetse no mu gice cya 27 iki gitabo. Urakoze cyane. Arakoze. Hano baratubwira umunsi w'impongano wari umunsi Abayisiraheli bagiye kugirirwamo imbaba. Babaga ibyaha byose byarashyizwe mu buturo, hakaza n'enwe ebyiri igafindirwa igaturwa Uwiteka, indi koherwa ikajya mu butayu, maze ibyaha bitujujijwe utaricujije ibyaha agahura n'akaga, kuko bakoreshaga ubufindo, maze buri muryango wose ugatondeka ukwawo. Buri muryango nk'uko imiryango ari 12, buri wose ugatondeka kwawo nk'uko amazari, maze umutambyi akabaca imbere yambaye efodi. Hano hari amabuye abiri, urimu na tumimu, rimwe ryacana umutuku ryahariye, iryicanye umutuku ryahariye. Abo bose ibyaha byabo byabaga bitaricujijwe, nuko bagaterwa amabuye bagakurwa mu Bisirayeli, maze Abisirayeli bakavuga bati uyu mwaka tugeze amahoro. Kurama kwa Abisirayeli wari umwaka umwe gusa, ukwari umwaka umwe gusa. Iyo umwaka warangiraga wagira amahirwe ukabona urokotse, washimaga Imana iri mu ijuru. Ese urubanza akagenzuzi rwatangiye ryari? Iki ni ikibazo. Petero yaravuze ngo mu minsi y'imperuka, cyangwa Pawulo, iminsi y'imperuka yatangiye ryari? Mu 1842
niho iminsi y'imperuka yatangiye. Buriya mu mirire batangiye kuburira isi bayibwira ngo nimuramye Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja. Iki gihe niho iminsi y'imperuka yatangiye. Twebwe turiho mu minsi y'imperuka, ariko hari umunsi none uzaheruka. Bavandimwe, ndagira ngo ningige cyane, hano urubanza akagenzuzi rusuzuma cyane buri zina, rwita cyane kuri buri zina, rukontorora izina rya buri wese. Izina ryanjye rikagerwaho, iryawe rikagerwaho. Ese bavandimwe, nubwo ngwaguza shikama ku Mana. Mukecuru umwe ngo wari umukene, ariko ngo akafite uruyuzi munsi y'urugo rwamutungaga. Burya abakene bagira ibibatunga. Turabyemera ko abakene bagira ibibatungara. Ngo yari afite akayuzi, nuko yabona byakomeza akagenda agasoromaho udutenge, nuko agasoromaho n'udususa akaza agateka. Mwebwe banyu mwavukiye mu ngo zikomeye, ntimwigeze musonza. Njye narashonje, ariko nimuhumure, mu ijuru hari Imana. Nimba ufite n'ibyo kurya bike, nimba utabifite, mu ijuru hari Imana. Imana igiye kuzidutabare bavandimwe. Maze uyu mukecuru ngo hari ijoro rimwe ryamubereye ribi, ngo yari afite abana 3, maze ngo bwira ntacyo barabona barya. Siyo bwije ntacyo urabona urya, wumva umeze ute muvandimwe? Abana bakamubwira ati mama kudateka, abana burya n'abantu. Mama kudateka, turi muhumure abana bagenda ateka. Ariko umukecuru umutima wagiye kure. Ese abana banjye barararira iki? Abatubanjirije muri uyu murimo bawuhuriyemo n'akaga n'ingorane. Naho nsoma ndabona amasaha yagiye, naho nsoma muri iki gitabo ngo abatubanjirije muri uyu murimo bahuye n'akaga n'ingorane. Kandi Elina bitarandika ngo aka kaga kazongera kagaruke mu bihe biheruka, ndetse ngo hazabaho umubabaro utarigeze kubaho ukundi. Kandi abantu ngo bakerejwe ingerezo, abantu bashyizwe mu mavuta barabakaranga, abantu bababazeho impu, abantu barababambye ku misaraba, abantu babarishije intare babicisha imbogo n'ibindi. None ibyanditswe bikavuga ngo hazabaho umubabaro utarigeze kubaho, kandi ntuzongeraho ukundi, ntuzongera kubaho ukundi. Uyu mubabaro bavandimwe uzaba uteye ute? Nasomye amagambo avuga ngo icyo gihe abantu bazakurwa mu mazu yabo, ndetse ngo abapagani bazajya no ku masoko kuyarinda ku manywa na nijoro, kugira ngo utajya kuvoma, kugira ngo utajya kuvoma. Ariko ijambo ry'Imana ryampumurije ngo Imana izatabara ubwoko bwayo. Imana izagutabara muvandimwe, witega ubwoba n'ibizaza, ahubwo ibaze ngo Kristo agarutse nahagarara he? Damascene yadusomeye ngo izahanagura amarira ku maso. Hari amarira y'ibyishimo, maze waba waraburanye n'undi. Nabonye umuntu wari umaze igihe atahura n'undi, maze hashira imyaka 6, maze baza guhura, bahuye baturuka garare bati dore nakane narabuze, undi ati dore nakane narabuze. Maze baragenda barahoberana, bagwana mu gituza, begamirana amajosi, bose bararira. Aya niyo bita amarira y'ibyishimo. Ayimana izabahanagura nimuhumure abana. Mumaze kubona n'abanyu mwari mwaratandukanijwe. Umubyeyi yabonye abana bazishima, umugore wabuze umugabo amubonye azishima, umugabo wabuze umugore amubonye azishima, abana batagira ababyeyi babonye bazishima, ndetse bazahura baramukanye barira amarira y'ibyishimo. Y'abana nyine yabasize, iki nabibabwiye gisubiyemo, maze umukuru akaba ahetse umuto, hari aho bajya maze bagahura n'abandi bana bakabashotora. Iyo babashotoye bose bararira, yaba uhetse undi ararira. Bava aho ngaho babashotoreye bakajya iwabo bakicara, bakavuga bati mama arashyiraze, turamubwira ibyatubayeho, muzabwira Yesu ibyababayeho. Icyo gihe mu ijuru hazaba igitaramo, buri wese azashimira Yesu ati ndagushima, wankuye muri urya mubabaro, wankuye muri kajya kaga, wankuye muri kajya karengane, wambuye hamwe nari nduye habi. Mwami ndagushimira ko ndi hano uyu munsi. Ntabwo uzaba ugitinya urupfu.
burya hari ikintu nange iyo twagiye gushyingura bujya mu buswa bwanjye mu bijiji hari igihe mvuga nti wenda buri ubwo ari mu isanduka araza kuzuka ndi igicucu burya ariko mba nibwira baririmba cyane gatekereza ntihari kuba muri ko buriya yanzu jewe kimbabaza cyane iyo batangire gushyiraho ibitaka wumva ku gisanduka ngo pa ariko Mana yo mu ijuru nkavuga nti uburyo nanjye nzaba ndaha ndi muri iki gisanduka. Ariko ni muhumure dufite Imana. Hahirwa bapfa bapfira hehe ngo barihuke imiriho niki kuko imirimo yabo igiye igenje ite ibaherekeje. Ni muhumure nubwo twapfa nubwo twarengana hahirwa barenganirizwa gukiranuka kwa Yesu. Ibindi byose ni impfabusa. Ubu butunzi dufite, icyubahiro dufite, ubuhanga dufite, ubwenge dufite, ibi byose bizavamo tujye kwibanira n'Imana. Amagambo aheruka ni isomo rimwe. Ndebera Samuel 15 wa mbere rw'Abakorinto 15. Sasa zageze kandi nashojeje ihute turi murantindira. Urwa mbere rw'Abakorinto gice cya 15 ransomera umurongo wa 50 reba umurongo wa 54. Ihute tumaze kurenza umunota umwe ntangiye kuyibara. Umurongo wa 54 yego. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, uyu mubiri mfite numara kwambikwa kudapfa nk'uwo Yesu azaba afite. N'uyupfa ukambikwa kudapfa, n'uyu mubiri mfite uzapfa ntimwongere kumbona. Nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo hazaza ijambo ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuvuyeho. Umurongo wa 55 rusome. Warupfuwe kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe wadutwariye abagabo babuze abagore, abagore babuze abagabo, abana babuze ababyeyi. Warupfuwe kunesha kwawe kuri he? Yesu yarakunesheje. Yego. Warupfuwe urubori rwawe ruri he? Urubori rwawe wateragamo umuntu akababaro ruri he? 56 akavuga ngo ibyaha nirwo rubori rw'urupfu. Ibyaha nirwo rubori rw'urupfu. Kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Kandi imbaraga z'Imana ni amategeko. Bavandimwe mbaragije Yesu. Impagarika yanyu yose n'ubugingo birindirwe muri Yesu. Kandi twuko twicaye aha tuhakura umugisha duhabwa n'Imana. Amazina yacu Uwiteka azayibuke. Ibyo mwifuza byose Imana ibibahe. Kandi gukiranuka kwanyu ndi kuzaba impfabusa ku Mwami mu izina rya Yesu.